n'umudamu naje gutegereza w'inshuti yanjye mwita Narongo kugangarana niwe yagiye mu zabukuru oya ntabwo aje kudufasha mu bundi buryo uburyo bwo kugira ngo atwunganire jewe nkanjye umuntu umwe nta muntu utagira abantu bamufasha ntabwo ko yanga intege zacitse Narongo ni expert mu bintu byo kuvura ibintu by'amagini welcome ugamba kinyabo yandisebo kare nyabo sanyuse kubaraba abadamu baritinya ikindi ntabwo bahagize ubumenyi kuri ibi bintu ngira ngo ababyeyi babo kenshi mu Rwanda ibintu byagiye bijya ku bagabo cyane umubyeyi yajya kuraga umwana we ntabiraga umukobwa cyangwa umwana w'igitsina kobwa kumva ko adashoboye tukize baruvuze muri Tanzania nzi umuganga wa mbere muri Uganda nzi umuganga wa mbere mu Rwanda naho umuganga wa mbere bamuzi ninde nange ne ngamba kancyare ke Rwanda sobora kujya koraki kubayamba umuntu aturabuye yatugetse Sarongo mubonye Kanombe rero tuba tugomba kubakurikiranira tuzi ko mukunda muri benshi kandi mutanamuherutse kuri Big Town TV tugiye rero kugenzura tumenye ngo ese Sarongo ari hehe ese ari Kanombe ahakora iki aje kuhakora iki agiye hanze agiye kuvura abantu agiye muri honeymoon na madamu bimeze bite X ari ku majwi ndetse n'amashusho araza kumurikira reka twegerezeho tumenye ngo Sarongo aba yifunze fresh abasa neza cyane n'amafaranga reka tugereyo tumenye muraho neza muganga ari kuri telefone ntabwo yarabizi ko tumutonguye ndabona kuri telefone Sara muraho neza amahoro makuru meze ute se abona aturabuye yatuganye ku kibuga cy'indege turibaza Sarongo agiye muri honeymoon ugiye kuvura abantu hanze bimeze bite maze nkuraho telefone Big Town ariko wowe ntabwo ndakukorana nawe nari ntabwo twazitarakorana ariko nanjye mbamari witwa nde wowe yitwa Patrick kuri hano abantu baba bagukunda kandi bagukurikirana niyo mpamvu umuntu aturabuye yatugetse Sarongo ari ku kibuga cy'indege umuntu mwaje guherekeza wundi se hari umuntu mwari muje kureba hano urumva na Bakti nawe tuba tubanje kumugeza nawe abagiye hanze kureba ko byifashe tugize n'amahirwe nawe tuba turakubonye ariko n'umuntu yatugetse imodoka yawe iraparitse hano yari yayibonye ya modoka nziza cyane y'inyobozi umuntu yaturabuye ko nayihari tawe kadukurikiranye tumenye ko bimeze jewe ntabwo ngiye kuvura hari umuntu nje gutegereza hano ariko yahageze yego bari bagiye gutwara amabaga yo mu modoka ari hano hafi mu kanya ndamubereka n'umudamu naje gutegereza w'inshuti yanjye mwita Narongo yumva ni Sarongo jewe ukaba Narongo no ntabwo ari Narongo umudamu wanjye ni umudamu ukorera i Bugande yego uzi ibintu byo kuvura imyuka mibi ibintu nk'ibyo ngibyo so yaraje kudusura amwereka mu Rwanda musaba ko yazaza no kudufasha kugira ngo ina hari abarwayi benshi kandi hari abaganga bake yego urumva nashaka rero kuzafungura ishami ahantu bita Musanze nkashyiraho ishami hanyuma Narongo nkamusaba ko azaza ko namubwiye ngo azaze nzaje kuhamwereka abanza ari biko yahashima ku buryo rimwe na rimwe yajyaza kudufasha muri ibi bintu uko ndamuzi ko ashoboye yego ngo nanekeje ahubwo ngira ngo ugiye muri talent numvisha uvuga ko undi muntu uje kudufasha wese kugangarana niwe yagiye mu zabukuru ntabwo aje kudufasha mu bundi buryo uburyo bwo kugira ngo atwunganire ku ndwara zitandukanye by'abadamu abantu b'abasore kuko amenyereye kuvura indwara abasore bananiwe no kwifata mu bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge abantu babaswe n'amatabi n'inzoga so jewe rero nkanje nka Sarongo
nkora jyenyine birangora nkorere Bugesera honyine nta shami ndafungura igihe ndi mu Bugesera abantu bashobora kumbura ariko narongwa hari ko nabimusabye igihe kinini ngira ngo nabimusabye muri covid uko jewe buri abantu b'abaganga nzaho bakorera nzi muri Tanzania umuganga wa mbere mu Bugande nzi umuntu ukora cyane z'abaganga bakora uyu narongo nawe arimo urumva kandi azi n'ikinyarwanda none nicyo cyiza ko nubwo yavukiyeyo ariko ni ibintu byo yarazwe mu muryango mu byo kuvura yambara nabanje kugenzura imiti yego ukabona ubushobozi bwe ukabona nagari nahisemo kuba ashobora no kuvuga n'ikinyarwanda nubwo atari cyinshi cyane kubera ko amaze igihe kinini mu Buganda ariko arakizi ikinyarwanda ko ashobora kumvikana n'abantu batandukanye abarundi abanyarwanda hano abakongomani ba muri Kongo n'abagande n'abantu bumva ikinyarwanda cyane urumva n'ikigande urumva igiswahili cyo ntago arakimenya neza nzakimwigisha no kuvuga ngo rero ni muri ubwo buryo narinje kumwakira hano kugira ngo ajye mu rugo mwereke ahaza tuzakorera handi tuzafungura ishami ku buryo aramutse ahari abameze nk'aho ari uhari yego ko nkunda kwibanda hariya mu karere ka Bugesera we akaba ari Musanze umva bizaba byiza cyane ko hari umuntu wundi uzajya umfasha muri ubu buvuzi kuko ubuvuzi nasanze bukenewe n'abantu benshi kandi jewe nkanje umuntu umwe nta muntu utagira abantu bamufasha nkabara kwanga intege zacitse okay abantu bagize ngo wigire muri honeymoon rero ntago ngiye muri honeymoon narije kwakira honeymoon ndabukwe buracyahari ntago urarangira ariko akenshi abantu tukize baruvuze muri Tanzania nzo umuganga wa mbere muri Uganda nzo umuganga wa mbere mu Rwanda naho umuganga wa mbere bamuzi ninde mu Rwanda umuganga wa mbere ndamuzi unkurikira ukurikira nyuma yanjye kujewe hano muri East Africa nanjye ndi baganga ba mbere mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo abo bandi bose sije simbaza nzisaro kuko jewe nkurirwaho n'isi yose no kuvuga ngo rero hari icyo ndengeje abandi ariko mpuzamahanga ndi mpuzamahanga so no kuvuga ngo rero jewe ndi international ko nije muntu wa mbere umenya abaganga bashoboye ni bande no mu Rwanda barahari hari abo nzi bazi nyuma yanjye ariko nzi nkabazi ngo bavura iki ngiki urumva uko hari nk'indwara ntajya mvura noherezaho abandi sindi buzirondorera hanga ariko niba bishaka nzazibabwira so harimo nk'umuntu uzarera nkasanga uburwayi subwanjye nkamwohereza ku wundi muganga nzi ubushoboye urumva nk'ubushobozi bwa narongo nzi ibyo akora urumva nzi ibyo akora byinshi nzi ibyo abavura abantu kandi nabikoreye ubushakashatsi n'ubugenzuzi namusuye kenshi ndi abantu baba ariwe bamukeneye nuko hari na Sarongo nawe Buganda bahari we bari babiri ko barafatanya n'umugabo we no kuvuga ngo we aramutiranwa umugabo we ni Sarongo nawe nawe babyaye impanga ubwo ninde oji oji ni jewe oji ni jewe ariko barashoboye ikiza cyabo we impamvu nagira ngo adufashaze mu Rwanda nuko umugabo we yamwemereye ko we yasigara hariya kandi akasigara nkaho ari uhari ko barafatanya niba na Sarongo ari hariya ntago Bugande bazamubura umuganga ariko uyu ngo yari hano giye bizanyunganira kugira ngo tujye ushobore gufasha abantu benshi mu buryo bushoboka kuko abakeneye buno buvuzi ni benshi kurenza hari akantu ruvuze numva ndagakunze kuko nyine buri wese ubuze ubushobozi bwe uzi indwara ashoboye nekiza ko biri professional hari igihe usanga umuntu avangumvura indwara zose kandi koko nta muntu uvura indwara rwose bw'abakubeshye kuko n'umuganga wa mbere ku isi uzi kuvura indwara z'ikizungu ntabwo ashobora kukubwira ngo giye mvura indwara zose uko hari umuganga uvura umutima hakaba ari ubaga amagufwa hakaba hari umujenikologe ibibazo by'abadamu urumva ari specialite mu kintu runaka ari uvura abana akavuga ati giye mvura abana hari uvura amaso so muri ibi by'imyuka natwe tugira aho tugarukira tukagira naho bakomereza abandi bitewe nuko muri wese afite icyo yispecialijemo yego hanyuma Narongo ni expert mu biki Narongo ni expert mu bintu byo kuvura ibintu by'amagini imyuka mibi nkiriya nanjye mvura urumva ibintu by'abantu babaswe guhuza umuntu ibiyobyabwenge kuko abana benshi bari barangirika ko nge namubonye iwe huzuye abana b'abasore bangiritse arabavura barakira nyuma nza gusubirayo aza kunyereka abana yavuye ibyo bintu bameze neza bamwe ni abashoferi abandi bari abanyeshuri ubu ngubu bafite za biro bakoreramo urumva ni umuntu pese ufite ubuhamya bwinshi n'amateka mu bintu bukomeye no kuvuga ngo rero ibyo byose Narongo abantu bazamubona bazabona n'ubushobozi bwe niba ngombwa kubera ko we ntabwo akunda kujya kuri social media ajya akunda kujya y'abanyamakuru b'ikinyamakuru bita Bukede gikomeye muri Uganda niho gikunda kumusura surwa n'ikinyamakuru bibiri
yitwa NTV y'Ubugande. Ni televiziyo y'igihugu. Ni televiziyo ntabwo irigenga ariko irakomeye. Iy'igihugu burya yitwa UBC. Okay. Iyo indi Bukede nayo irigenga ariko irakomeye nayo. Ni televiziyo ebyiri zonyine zishobora kumusura abandi ntabwo apfa kubemerera. N'abakorera kuri channel za YouTube ntabwo ajya akunda kubemerera ariko Tuza kumubona. Muramubona dore yaje nta murembuje ari hariya hafi reka araje mu kanya. Okay. Hanyuma wenda ubwo nari kwibaza ngo kujya gufata ngwino dore nguyo. Niyo nguyo. Okay. Nanyi wenda arimo kuza nimvuze ngo kujya kureba umuganga wo hanze no kwa mu Rwanda babonye badashoboye. Ibintu by'imyuka nko kuvura nk'abantu bari kure babigiramo intege nke. Yego. Welcome. Ugamba Kinyabo. Yandisebo. Kare Nyabo. Sanyuse kubara abantu. Cyane kiba gikamye. Nishimiye kubabona. Yego. Umuceno. Bari burungi. Nange ndagarabe baburira amanyagange nze narongo. Yego. Kurabisa gisemura. Uganda. Gaze ku bintu byatuyamba. Cyarira ko ne Sarongo no kubayamba ko bibatawanya kubanga nze narongo. Ndi mujanja byi mu Uganda. Nagenda okuraba ate no mu Rwanda sobora kujya nemba yamba kubanga wari yabana babatawanya abavubuka bari nebizu byenjawuro abana batamira abawara batamira tebafumbirwa tebafuna abasajja abacyara abasajja babakuba abasajja babagoba patinenzi utamanya kubanga waliwo eddagala lisobora kola kikubayamba nange nengamba kankyale ke Rwanda sobora kujja kola ki kubayamba yego sobora kubafasha sobora kubafasha Ikinyarwanda arakizi Ikinyarwanda arakizi katono abari gatono arakizi ko yabushyira abo bana bangurumogi abo bana banywa za kanyanga zibatesha umutwe byose tukabafasha bakabasha kubivaho bakamera neza abana b'inzererezi babananiye tukabafasha tukabatuganya neza bagasubira muri line neza bakaba abana beza b'umutima. Okay. Hanyuma noneho umuntu yakibaza ngo ni ibintu ukoze igihe kingana iki kugira ngo umuntu yumve na experience yawe? Ibi bintu mbikoze imyaka myinshi. Nka 20. Sarongo si waje kumumenya gute? Sarongo ni umuganga nkanjye. Abantu tuzi kuvura neza tubatuziranye. Ngo mumuziranye. Kaminuti y'umugenzi wanjye aravura neza ibyakora nibyo by'ukuri atari byo kubeshya. Yego. Ujyanyeje ubuvuzi bw'iyo myuka mibi akanini muvura mu Rwanda na Uganda ubona hari abahanga cyane. Mu Rwanda umuntu wa mbere nakamenya ko ari umuhanga Sarongo. Metre master abandi baganga benshi bagakondo baba Uganda abandi baba Tanzania kora ko Uganda ari heza haba buri giti cyose gishobora kuvura umuntu agakira ibirwayi bimutawanya byose Tanzania Uganda Rwanda dufitemo Sarongo uvura abantu cyane n'abamujyamo byumva. Yego. Saro nayivuze ngo mu Rwanda navuga ko abaganga bamaze kuba benshi. Nkuko uvuga uti ndo muganga wa mbere mu Rwanda ugitegura nk'amahugurwa ku buryo ushobora kuzabahuriza ko bamaze kuba benshi cyane kandi wenda ugasanga wenda benshi. Abandi bo kwigisha abasore kugira ngo babyige baza kunsaba kubibigisha. Buri munyeshuri kugira ngo yigagire ku rwego nshaka nibura abayishyuye $500. Ko tumwigisha nibura umwaka wose. Yego. Kugira ngo ave kuri level mwagiye ku yindi uko abaganga benshi muzabasure muzashanga nta adresse uzabambwe utinyinjiza gukorera uzasanga afite ibintu by'impu afite impu zihene gusa ariko nta miti n'uducuma akanga abantu yisige mabara reba naro urabona ukuntu asa no musirimu cyane barebe ukuntu usa ariko barebe ukuntu usa abantu babaswe n'amateka bagasigara muri bya bintu byo kubeshya ngo bisige ivu babese nabi bumve ko ari bwo buvuzi urumva narongo nubwo wenda yabivukiyemo akabikuriramo akareba uko bajyawe niko babita bavuraga bajya n'abantu bakuru bavuraga ku buryo umubyeyi ashobora gupfa akagusigira izo mpano yo kuvura abantu umurage no kuvuga ngo ntago bimusigaza mu mateka ko narongo yarubatse afite amazu Uganda afite abana yigesha korora inkoko korora ingurube korora ukuvuga ngo ahantu iwawe wenda umunsi umwe nugira amahirwe yo kubasura uzareba igipangu cyabo ni ahantu hagari cyane bigishiriza n'abana imirimo y'amaboko urumva kuko hariho abana bamwe na bamwe babaswe n'ibyo bintu ariko batize n'imishinga niba abantu rero bashobora kubigisha n'imishinga ishobora kubyara inyungu. Waruvuze ko kugira ngo umunyeshuri umwigisha wabimenya ari 500
biyandikisha gute ese ni izihe ndwara bigisha bibandaho? yewe inamba yanjye ndayitanga ubishaka akanyandikira kuko benshi munkura kuri YouTube ku mateleviziyo. Nomero yanjye ni 078 ya WhatsApp 78 ni 078 716 078 716 ushaka ya Narongo nayo ndaza kuyiba ariko reka mendetse ko Narongo ntago araza. Yego. Yaje kudusura. Azasubirayo abanza arebe naho azakorera kuko ashobora no kuvuga atanu sinzashobora akabyihorera ariko nziko namubwiye ko azaza nkamurambuza kurambuza umuntu no kumwereka mu gihugu tugatembera tukagira gute. Urumva? So ubwo rero inomero yanjye abantu bayumvise arampamagara kandi ati ndashaka kwiga ubuvuzi gakondo. Yenda ndashaka kumenya imiti nibura 3. Hari nk'abadamu hano mu Rwanda batazi no kwivura n'ibicurane. Urumva? Hari abadamu hano mu Rwanda atazi n'uburyo yavurana n'ikise n'inkoko yarwaye uraramo. Bamenye ko ari yayihorosenda akayivanyamo n'amazi runaka igaba yanakira adakoresheje wenda n'imiti ya kizungu. So ibyo bintu rero ni ibintu umuntu yigishwa abantu bakabimenya. Yego. Bakareka kuza guteka umutwe. Mu Rwanda hasigara abavuzi benshi ko babonye Sarongo avura. Arundi babonye kubera namwe social media zaje cyane. Buri wese atangira kwigana. Ariko kwigana no kuvura ni ibintu bitandukanye. Yego. Narongo kwihuza kwawe na Sarongo bivuze iki? Kwihuza kwanjye na Sarongo ushobore gufatanya hatageze nanjye mbe mpari gufatanya tuvura abantu bariko kurwara ibintu bibica kandi twebwe dushobora kubivura. Yego. N'umugabo wawe yitwa Sarongo byo bivuze iki? Bamwita Sarongo kubera ko Imana yaduhaye abarongo. Abarongo ni ukuvuga ngo mwamwara by'abana babiri. Ntago ari cyansi urumwe wese ntago ababyara. Sarongo warukomoje kuko abaganga babaye benshi. Hari n'ikintu navuga cya bamwe mu bakora ibintu byiza. Cyo kubambika isura mbi gusanga hari abaganga nyine kuko babaye benshi n'abantu barya amafaranga. Nubuhe butumwa bwubaha? Kuri uko kuba babaye benshi usanga babicira izina. Ubutumwa nabaha nuko biga kuvura. Abantu benshi bazegera Narongo azabereka imiti. Yego. Abazamwegereza abantu bashaka connection na Narongo nzabahuza nawe abigisha. Bajye bajya mu mahanga nabo bavura abantu uko twe ntago tuzahoraho. Ari Narongo ariho arakura. Ari Sarongo ariho arakura. Ari Jeni wa undi muvuzi wacu dukuriye na barakura. Barutanga barwa amaboko mu Rwanda barahari baravura nabo barakura. Ukuvuga ngo dukeneye generation yindi izamenya buno buvuzi gakondo buvuye he bugeze he kandi buzagira icyo abantu akamaro. Ntabwo ari ibintu tuzasigarana ngo twebwe nitumara gupfa tumaze tutakiri ku isi bizasigare byaracitse. Abantu bajye bumva ngo izina Sarongo gusa cyangwa bamenye Narongo waje mu Rwanda akaba atakiriho ninde wasigaye mu mwanya we. Urumva? Icyo nicyo kintu nibwo butumwa naho abantu kugira ngo bige bino bintu babimenye kuko hari ibyigwa n'ibindi by'insikirano. Iby'insikirano ni ibintu umuntu aba yararazwe. Ariko nabyo hari ibyo yigisha kuko bya bindi wiga harimo n'imiti. Hakabamo n'imitongero yo gutongera ugahagarara hanga ugatongera umuntu uri muri Tanzania cyangwa uri muri Afrika y'Epfo mutari kumwe. Kubera ko n'abarozi ntabwo abarozi baroga umuntu kubera yuko babanje kumwegera. Urumva? Aricara akamenya igikaki wanyu ubwo ni igisekuruza cy'iwanyu cyangwa aho ukomoka yarangiza agakoreza ibintu bikakugeraho. Niba kohereza ibintu bikakugeraho rero bikakubuza amahoro uri mu mahanga. Natwe dufite imbaraga zo gukora iki? Zo gufata iyo myuka yabo tukayifata tukayisubiza ba nyirayo abantu bagaterera. Jewe ndagiye nashakisha abaganga bashoboye kuko jewe ndi mu Rwanda ndi umunyarwanda niho ndi. Ndashaka kwagura amashami na Tanzania nkashaka umuganga nzi nkajya murangira abantu ko barahari. Ariko arabo usanga ntarangira abantu bitewe nuko azi gukora ariko ugasanga yabaye umusinzi ni indaya ashobora kugenda ugasanga umwoherejeho umwana w'umukobwa washaka kujyayo aragiye akoza amakosa bitewe n'iyo mico imwe y'abaganga na bamwe bazi gukora ariko bakaba bafite n'izindi ngeso. So biba bisaka umuntu w'umwizerwa, biba bisaka umuntu w'umubyeyi uzi icyo gukora. Kwigishwa umuco n'uburere ni ibintu bya mbere byiza twigishijwe nk'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu iyo tuvurira mu muco tukavura abantu mu bwa burere twarezwe n'ababyeyi bifasha abantu gufasha abantu benshi batandukanye ku isi. Urumva?
so ndishimye rero ko Narongo ashoboye kugera hano ku kibuga cy'indege akaba namwe mwabigitaho ni mukahahurira sinzi Bakiti nawe yagiye i Burayi nari nzi ko nzongera kumubona n'ubundi azagaruka sinzi ubwo wenda nabagiye muri honeymoon ariko reka nawe tumusengere yego ngize amahirwe rero ko mbona imitongero ishobora kumugera ahantu ari imitongero kereka yisabye iyi bigera ku muntu wayisabye bigera ku wabisabye utabisabye nabyo twamukorera yego iyo bavuze ngo ubuvuzi gakondo ubona bumaze kugera ku kihe kigero mu Rwanda ese umupfumu n'umuganga bitandukanira abantu bajya babivanga ngira umupfumu n'umuganga ntabwo babitandukanya bose babita abapfumu ariko hari abatandukanye hari abavurisha ibimera gusa akavuga wenda tubavuge afite umuti w'inzoka afite umuti w'ubuheri yego abo ngabo batandukanye na Sarongo uzi utandukanye na Narongo ushobora kuvuga cyangwa agategeka imyuka neza agakoresha na ya miti yego ya miti ariko simbwa y'inzoka hari indi miti ijyana n'impumuro y'ibyo barozi batongereye yego abantu hagusiga icyangiro bibaho kandi cyane abantu ukikura mu kazi wagera mu kazi ukumva ntukigashaka wagera mu kazi ukumva urarwaye umutwe wamara gusubira mu rugo ukamera neza iyo yose ni imyuka itandukanye abantu bashobora guteza abantu kandi bigakunda no kuvuga ngo mwisi rero yihuta nka internet niko n'abarozi bihutisha uburyo bwabo burenze na internet nabo bari updating no kuvuga ngo umurozi hatandukaniye rero n'umupfumu ari umupfumu wundi ni ngo wavuga pasteur cyangwa prophet ni umuntu ureba kure akareba indwara akareba indwara mu mubiri wawe akavuga ati izi ndwara zirimo barakuroze cyangwa izi ndwara ufite ntabwo ari za Kinyarwanda jya kwa kizungu bakuvure urumva ariko twese badushyize mu gatebo kamwe batwita abapfumu ariko hari umupfumu w'umurozi urumva uwo nguwo ni umupfumu ureba aho bigomba kuroga umuntu gusa yego uwo ntabwo azi kuvura ahubwo ni umurozi ari nabwo turwana nabo ubundi hari abarozi hakaba n'abaganga twebwe rero turi abaganga tuvura indwara z'abarozi bateje umva birasobanutse kuko jewe sinshobora kuroga umuntu ngo nindangiza nongere nje kumurogora ahubwo bararoga nkarogora ahubwo jewe icyo nkona ndahana aho nyuza akanyafu ntabwo rero biba bisobanuye ngo niba nkuhannye ndakuroze ahubwo icyo nkora umurozi yakuroze uwo murozi ndamuhana muhanishije ibyo yakoze kuko bimusubira uzogwanisha n'umuntu urupfu urupfu ntabwo nkunda kuruhanisha umuntu ariyo uvuze ngo ntabwo nkunda ariko yihana ngo agarure ubwenge asaba imbabazi umuntu yewe shaka ko umuntu niba bakwibye ikintu cyawe umuntu agaruka gusaba imbabazi yihane arekera aho ngaho umuze akanyafu yes ntabwo principles zacu ari ukuvuga ngo tworoga abantu cyangwa twongere tubateze ibintu b'inzirakarengane n'umurozi waroze umuntu akamurogera abana akaroga amatungo ye tumusubiza ibye bikaba byo bimubuza amahoro bikamukubita kiboko yarangiza akihana akaza gusaba imbabazi wabimukoreye urumva ubutaha nuko mutarabona kanya tuzabereka ibintu kanya turagafite ahubwo we nukabona uzatubwira imaze igihe ntagira kina Narongo naramukaje nzajya bajyana mbereke Narongo ibyo akora yego abantu baje gushaka nomero ye nzayibaha mu ibanga baye bavuga tangire bavugane nawe ariko yari yambujije kuyitanga kuri social media yego Narongo akenshi navuga ko buno buvuzi bwa gakondo cyangwa se bw'imyuka mibi abadamu ntago murimo benshi wowe ni icyo uzakora kugira ngo amugare dukomeze komeza abantu kubonamo n'abadamu i Bugande bariyo benshi cyeka mu Rwanda niho batari benshi Uganda n'uyoboye ubuganga nawe ni umudamu yamwita Namutebi Sylvia akunda kwita mama Fina none se ubwo noneho ubwo ikibazo kivuye kuri Narongo giye kuri Sarongo ubona ariye mpamvu se mu Rwanda none utabona abadamu benshi babikora abadamu baritinya ikindi ntabwo bahagize ubumenyi kuri ibi bintu ngira ngo ababyeyi babo kenshi mu Rwanda ibintu byagiye bijya ku bagabo cyane umubyeyi yajya kuraga umwana we ntabiraga umukobwa cyangwa umwana w'igitsina kobwa kumva ko adashoboye ugasanga ubushobozi bwose babuhaye abantu b'abagabo mu Rwanda niyo mpamvu ubona dufite abantu bakeya basobanukiwe bino bintu niyo mpamvu nkuriye Narongo nabwe ngo nubwo yavukiye Bugande ariko ni umunyarwanda urumva ni umunyarwanda ko ababyeyi be niki n'abanyarwanda no kuvuga ngo n'ababyeyi bari abanyarwanda akaba yaravukiye iriya hari n'ibindi yongeyeho kwiga bijyanye n'ubuno buvuzi yego ndibaza ko bisobanutse hanyuma tugiye kuva hano twerekeze urumva wenda arananiwe yagiye kuruhuka akurikiyeho iki igikurikiyeho tugiye kujya mu rugo tugiye tumwakire hari n'abandi bashyitsi yazanye n'ababiri bari mu modoka yego tugiye tubakire batembere baruhuke
Tuzajya kumwereka n'ibice bimwe byo mu Rwanda, mwereke aho za Musanze azakorera tuharebe, hanyuma ubutaha nazagaruka azaza aje no mu bukwe bwanjye, hanyuma ibindi bizakurikiraho muzabimenya. Ibyo Narongo azadufasha n'umubyeyi. Okay, Narongo dusoza n'ubuye butumwa uha abantu bari badukurikiranye. Ubutumwa mbaha nk'abantu b'ababyeyi bafite abana babananiye, Mana nifasha nkabangarutse nkagaruka bitegure ko ngiye kubavurira. Abakobwa bafite ibisirani badashaka abagabo, ibisirani batabona abagabo, cyangwa washatse ejo umugabo yagukubisa umugeri yakora ibyo ngibyo nzahita mbikemura. Winjira urugo uzi ko ari rugo rwawe winjiye. Abakobwa babaswe n'ibiyobyabwenge, abakobwa basinda banywa urumogi, bakarara mu gasozi, abo ntabwo bagateganya kuzaba abantu b'ejo hazaza. Narongo bizira kubi. Yego. Kandi bizaba ari ibintu byiza cyane. Urumva ni sawa cyane. Turasoje Narongo n'ubuye butumwa nawe uha abantu. Ubutumwa nabo bahaye nabo ngo bakurikire Big Town, bakore subscribe. Yego. Ubundi jewe nari maze igihe ntaza kuri social media, bongeye guhura nje kureba Narongo. Yego. Uko jye umwanya munini nkumara ndi mu gukora. Ubushize nakoze ubukwe abantu barabubonye, ariko namaze iminsi 3-4 ndonyasubira mu kazi. Urumva so nago rero dufite umwanya wo gutakaza. Yego. Abantu nibahaguruke bamenye kwivuza, bakira indwara zabo. Nimuzitindaganya ntimuzivuze mugonya mukareba Narongo turagukunda mutivuza kandi murwaye nakazi kanyu. Yego. Okay, asante sana mwakoze cyane kuba natwe. Yitwa Narongo, yitwa Narongo n'umushyitsi we. We namuzakomeza mukurikirane byinshi cyane kuri Big Town TV, mumenye ese agiye gukorera he n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Asante sana.